arangije ari muri koma ubwo kwihangana mu bigeragezo yari arimo, aramutwara agira ibyo amwereka, agira ibyo amusobanurira. Hari amagambo menshi hano dusoma ariko tutazi neza ubusobanuro bwayo. Niyo mpamvu Imana ijya yereka bamwe muri twe, ntabwo yadutwara twese ngo ijye kutwereka, ntabwo yatwereka twese, ahubwo yereka bamwe, kuko n'ubundi iyo baje bakatubwira abumva barumva. Kandi humva umeze gute? Humva n'ubundi usoma ijambo. Bibiliya iratubwira ngo ntimugahinyure ibihanurwa, ahubwo mubigenzuze ijambo. Niyo mpamvu ukwiye kumva, njyewe nemera amayerekwa, kuko igitabo cy'ibyahishuwe ni amayerekwa, na Daniyeli yagize amayerekwa. Ahubwo ko hari igihe Satani nawe ashobora kwereka abantu, n'abapfumu barerekwa, n'abaki barerekwa, uzabitandukanya ute? Niyo mpamvu nkwinginga ngo umwana w'Imana, wowe wenyine n'ubugingo bwawe, ubugingo bwawe burakureba, niwe wenyine ukwiye kububera amaso. Mama wawe, abavandimwe bawe ntabwo bazabubera amaso. Bagusunika mwafashanya mu rugendo, bakubwira ariko kizwa, senga, gira ngwino tujye gusenga, ariko aho ngaho ni wowe ugomba kububera amaso, kuko umunsi wavuye muri uyu mubiri uzagenda wenyine. Ukwiye kubyitaho wenyine ku giti cyawe ukabimenya. Kandi ababyeyi mbibutse, mwigisha abana by'ukuri, mubatinyisha icyaha, mubabwire ko kurimbuka kuri imbere yabo. Imana izabibabaza nimutabibabwira. Mwe kurangara, mwite ku bana kuva ari gatoya, umwigishe kugeza ari mukuru, handi batumva b'abatineja, ariko azumva kubera Imana. We mubwire, Imana izikorera. Mubwire abantu bose ko umuriro uhari kandi ubategereje, mureke dukizwe kugira ngo tutazarimbuka. Kandi twaragize amahirwe yo kumenya gusoma no kwandika, ndetse tukagira amahirwe yo kumenya Imana, kuko hari abatayizi. Bagize amahirwe nk'ayo wamenye, by'ukuri bahunguriye muriro ugurumana, bawuhunga. Niyo mpamvu wowe wagize amahirwe yo kumenya Imana, ukamenya Yesu, ukaba wenda waranagize amahirwe yo kumubona mu buzima bwawe, hari icyo bikoreye abantu bari bananiwe cyangwa iki, mukomereho, hanyuma urinde agakiza wahawe, urinde ayo mahirwe wahawe, kugira ngo Satani atayakwambura. Bene data, hanyuma atubwira uburyo ngo hari aho yarimo akora stage, aho hantu ahabona umwana yari afite akatajeri karimo ibitabo byinshi, harimo ibya Bibiliya atarimo kubisoma, n'ibindi bitabo byinshi. Hanyuma ngo Bibiliya yarayitaye ngo hirya, ngo muri puberi, mu bitabo byo kujugunya. Hanyuma aragitora, baramubwira ati iki gitabo kuki wakijugunye? Undi aramubwira ati icyo gitabo ndacyanga, kibamo ibintu byo kubuza abantu umudendezo, kibuza ibintu byinshi. Urumva, kino gitabo rero kibuza ibintu byinshi. Hari ibintu byinshi kibuza, kubera ko ari bibi, kubera ko nta mumaro, kubera ko byakujyana mu ngeso mbi, kubera ko byakurimbura. Ariko kandi ibyo ngibyo kibuza nibyo kamere ikunda, niyo ntambara turwana. Hanyuma ndagira ngo nkubwire ngo nubona uri gusoma ukabona birebishye, uzamenye ko ari Satani. Senga, ubwire Imana ngo mpa kumva ijambo ryawe, mpa kurisobanukirwa, mpa kumva biryoshye. Hanyuma ubisengere unabikora, bizakunda. Hanyuma impamvu abantu bacyanga ni uko kirimo ibintu byinshi bivuze, ariko nkwibutse ko nyir'ururembo, nyir'ijuru, nyir'ubu bwami, nyir'igihugu yatubwiye ko inzira ijyamo irafunganye, kandi ngo abayinyuramo ni bakeya. Gufungana ni ukuhe? Ni amategeko arimo hano aba ataryoheye umubiri kuyubahiriza, cyangwa na kamere. Ariko iyo tuzi neza aho tuva, tukamenya n'aho tujya, tuzasoma n'agatabo k'umugenzi, mumenye neza. Umukristo yari arimo kuva mu gihugu urimbukiro. Niyo mpamvu ibintu byose byashatse kumusubiza inyuma. Yagiye agira intege nke, ariko yibukaga igihugu urimbukiro, agakomeza urugendo nubwo rutari rworoshye. Nongeye kubasuhuza bene data, mwebwe abadukurikiye kuri Murika TV, turabayambiriye mu izina rya Yesu. Hashimwe Yesu Kristo wongeye kwemera ko tubana, ko niwe uba uduhaye kubaho. Dukwiye gukora, buri muntu wese agakora umurimo utumye Yesu amurinda, utumye
amubeshaho, ko ntabwo tubayeho ngo twite ku byacu gusa, twite ku by'inaha ngaha mu isi gusa, ahubwo dukwiye no kugira umumaro tukawugirira utubeshejeho, uturinda, kuko ndabizi neza ko umuntu wese afite byinshi byamuhize ariko habaho kurindwa. Yego, mbahaye karibu cyane mu izina rya Yesu. Tugiye kuganira amagambo y'Imana nk'uko twari twabivuze, reka tubanze dusenge. Data, mu izina rya Yesu turagushimye kandi turaguhimbaje, tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe, tugushimiye uburinzi bwawe bukomeye. Tuba twahizwe na byinshi, ni ukuri, ariko kandi by'imbaraga, ariko ukaturinda kuko ubirusha imbaraga. Urakoze ku bwanjye, urakoze ku bw'abankurikiye, urakoze uburinzi bwawe, urakoze ko ukomeje kuturinda no kubana natwe. Urakoze ku bw'aka kanya keza uduhaye kugira ngo twige ijambo ryawe, uko niko kanya k'agaciro mu buzima bw'umukristo, mu buzima bw'umuntu, kugira ngo tubashe kumenya ikiri ku mutima wawe, icyo uvuga, icyo wifuza, icyo ushaka, icyo udushakaho, ni hano mu ijambo tukibona. Urakoze, ndagushimiye mu izina rya Yesu. Mubane natwe rero Data, uvugane natwe mu ijambo ryawe, umuntu wese ukurikiye ndamusengeye kugira ngo umutima wusure, ubane nawe kandi umubwire icyo ushaka kumubwira, abashe kumva. Urakoze, mu izina rya Yesu Kristo nsinze nizeye, amen. Ndabasuhuje nanone, ndabayambiriye mu izina rya Yesu. Twongeye kugaruka kugira ngo twige ijambo ry'Imana, tubashe kurebera hamwe se koko wa mugani, iyi nzira turimo tuyirimo uko bikwiriye, ntabwo twatanye, ntabwo turi kuyoba. Byaba ari igihombo kuba uri umukristo warabatijwe, ujya gusenga, ndetse hari n'imirimo ukora y'abakristo isanzwe cyangwa se itandukanye, ariko ukaba warayobye inzira kandi ukaba utabizi. Ariko dore igitabo kituyobora inzira ni iki ngiki, gifatanyije n'Umwuka Wera. Nzanye umutwe w'amagambo uvuga ngo hunga udapfa. Hunga udapfa. Ese ko noneho uzanye ibintu by'iterabwoba, ibintu byo kudutera ubwoba, noneho uzanye n'ibiki? Ko utangiye udutera ubwoba, ayo magambo y'iterabwoba, ibintu by'urupfu, ibintu byo guhunga ngo tudapfa, ni ibiki? Ntabwo ari iterabwoba bene data, ko ibirindiriye umuntu wese utari maso, urangaye, biteye ubwoba kurenza uko wabivuga. Ahubwo uwashobora wese yagutera ubwoba kugira ngo utinye uve mu bibi, utinye uve mu byaha, utinye uzinuke ikibi n'igisa nacyo. Reka duhere mu magambo ari muri Yuda igira igice kimwe, umurongo wa 22 n'umurongo wa 23, ariyo duheraho. Wumva impamvu ndimo kugutera ubwoba, kuko uwagutera ubwoba bwiza ni uwakubwira ngo hunga udapfa, hunga umuriro uzatera, hunga umujinya w'Imana uzatera, hunga umuriro ugurumana utazima w'iteka udutegereje. Reka dusome. Yuda ni igice kimwe igira, ku murongo wa 22 n'umurongo wa 23. Umurongo wa 22 uravuga ngo ababagisha impaka mubagirire impuhwe. Ni ukuri iyo ubwiye umuntu ijambo ry'Imana agatangira kukuburanya nta n'iryo azi, kugira gusa ngo ntabyumve ntanabyemera, kwereka ko uri umuyobe cyangwa uri umusazi, ni ukuri ujye umugirira impuhwe. Burya ni satani uri kugira ngo akomeze amubohe, amufate amukomeze, hanyuma ntiyite ku byo yumvisha. Dore umurongo wa 23 rero ababagisha impaka mubagirire impuhwe. Mbese mubagirire impuhwe, muvuge muti Mana batabare. Abandi mubakirisha ubwoba, mubahubuje mu muriro, mwanga ndetse n'umwenda utewe ibizinga mu mubiri.
mubakirishe ubwoba, mubahubuze mu muriro. Bishatse kuvuga ngo rero njyewe nje kukubwira ngo hunga udapfa, hunga icyaha n'igisa nacyo udapfa. Hariya hari umuriro ugutegereje, hariya hari umuriro, hariya hari umuriro ugutegereje, hariya hari gehinomu igutegereje. Ni ukuri ntakubeshye, dore amagambo y'Imana niyo yonyine azaduciraho iteka. Kristo yaravuze ngo si njyewe ntabwo naje kubaciraho iteka, naje kubiyereka, abababarira nkazana agakiza. Hanyuma uzakemera ntago ajya afata ku ngufu, ntajya yinginga, arakwinginga ngwino ngwino, ariko akakurekera amahitamo yawe. Ntago ajya afata ku ngufu. Satani niwe udutwaza igitugu, akadusunika twoshya, dushyeshyenga, atuzanaho uburiganya bwe. Iyo utabaye maso wisanga yakujyanye, kuko adushyiraho igitutu. Ariko Yesu ntabwo adushyiraho igitutu, azi ni umuremyi, yitwa Jambo. Mbere na mbere kandi ngo hariho Jambo, n'ibyaremwe byose niwe wabiremye, ngo nta na kimwe cyaremwe kitaremwe nawe. Ni umuremyi, yaraturemye, azi ubwenge yaduhaye, azi ubushobozi yaduhaye, azi amahitamo yaduhaye. We akwereka ikibi n'icyiza, akakubwira hitamo, kuko yaguhaye ubwo bwenge. Rero utabaye maso, Satani wagutwaza igitugu, ariko Yesu we arakubwira hitamo. Hunga rero, hunga ikibi. Umuriro urahari, umuriro urategereje, utegereje umuntu wese utazumvira ibi ngibi byanditswe. We yaravuze ntabwo naje kubaciraho iteka, naje kubiyereka, abasobanurira, nkabacungura. Abazabyemera nkabacungura. Ntabwo ari bose, ni abazabyemera nkabacungura. Nyuma y'ibyo abatazabyemera, kandi abazabyemera, dore ikizanyereka ko babyemeye koko, ni uko bazumvira amagambo ari muri iki gitabo, ni uko bazumvira amagambo yanjye, ni uko bazumvira amategeko yanjye. Kuko amategeko ari muri iki gitabo kuva mu itangira kugeza mu byahishuwe, kuko amategeko ari mu isezerano rishya, ntabwo Yesu yaje, usibye ibitambo yaje gukuraho, ariko ayandi yose. Nyamuneka, hari amategeko twagiye dusoma ari mu ibitabo byo kubara, ibitabo by'Abalewi. Umunsi wa none aracyakora. Imana iri kudizayininga gute umuntu azabana n'undi. Abantu nibapfa iki, bikagenda gutya, bizagende gutya, bizagende gutya, bizagende gutya. Kandi n'uyu munsi wa none tuyagendeyemo, twabana neza, twabana amahoro. Rero Yesu ntabwo yaje kuyakuraho, ahubwo ngo yaje kuyasohoza. Hari ayo tugomba kwitaho cyane, kuko agomba kudufasha mu buzima bwa buri munsi. Imibanire yacu n'Imana ndetse n'imibanire yacu n'abantu biri mu isezerano rishya, biri mu isezerano rishya no mu isezerano rya kera. Niyo mpamvu isezerano rishya ni ingenzi. Hari abantu bataryitaho, ngo byose ngo byarangiranye, ngo nakiragiye, ngo Yesu ngo ubwo yaje ngo biriya ngo byataye agaciro. Ariko bimeze, amagambo yose ari muri iki gitabo kuva mu itangira kugeza mu byahishuwe, ukwiye kuyitaho ufashijwe n'Umwuka Wera, akagenda kwigisha buri kimwe nk'uko Imana yari yabiteguye. Hanyuma tugiye gusoma amagambo n'ubundi ari muri iki gitabo, tugendeye kuri iyi ntego yitwa ngo hunga udapfa. Hunga icyaha, hunga udapfa, wikina n'icyaha, kuko icyaha ni icyo kukujyana mu rupfu. Hari gehinomu hariya itegereje umuntu ukinisha icyaha. Hari gehinomu hariya itegereje umuntu wese utumviye amagambo yo muri iki gitabo. Hari ubutumwa bwaciye kuri Murika, hari umubyeyi twakoranye ikiganiro, hanyuma aza kubikora wenyine, akorana n'undi muntu. Nongeye ngishyiraho kuri status yanjye, ndavuga ngo kabyara mwe mbabare mwumve ibi bintu, kugira ngo dukomeze kugendana tuzi iyo tuva ndetse tuzi n'iyo tujya. Iyo tujya rero ntabwo ari ugupfa kwinjira ririya juru, ntabwo ari ugupfa kurijyamo, kuko ijambo ryose ryanditsemo aha ngaha
utubahirije bazarikubaza ese ibi ko byanditse aha waba warabisomye none se warabyubahirije? Hari abo bazajya babaza bavuga ati oya nubwo iryo jambo rwose nigeze menya ko ririmo hariya, kubera ko atarisomye, icyo gihe rwose rizagutsinda usanga urarimbutse kandi hari ibintu byinshi wagiye witwararika. Rero reka tugire umwete wo gusoma ijambo ry'Imana. Ndabizi neza ko Satani atabishaka, atabikunze, atabyishimiye habe na gato ko njyewe cyangwa n'undi wese yibutsa abantu gusoma ijambo ry'Imana. Ntago abikunze, arababaye, ararakaye, kuko ibi yari amaze kubivana mu bantu, yari amaze kubisiba. Abantu bakigisha, umuntu akaba yakigisha isaha yose cyangwa iminota 30 atibukije abantu gusoma ijambo ry'Imana. Uri mu nzu iwawe, uri mu rugendo, uri ahantu hose, ukirirwa uryuza, ukirirwa uritekerezaho, ukirirwa Imana ivugana nawe. Ntago rero Satani abishaka ko ibi bintu tubivuga, ntago abishaka ko tubivuga. Ararakaye, arandakariye, araturakariye by'ukuri. Ni ukuri aratugabaho ibitero kuko ntago ashaka ko mbivuga, ntabwo ashaka ko nawe ubyumva. Azanakurwanya kugira ngo ntiwumve bino bintu, azanakurwanya kugira ngo ntunabihereze n'undi muntu kugira ngo nawe abyumve. Tuzabishyira ku magurupe amwe namwe batwirukane cyangwa se babihite babisiba. Tuzabihereza abantu bange kubyumva, wenda banatubwire nabi, kubera ko Satani ararakaye, ntago abishaka. Ntago ashaka kumenya ijambo ry'Imana ngo rikubature, ntago ashaka kumenya ijambo ry'Imana ngo urikurikize, kuko azi neza ko utarimenya kwawe niko kurimbuka kwawe. Ntago wakubahiriza ibyo utamenye, kandi ibyo badusomera hari n'igihe babidusobanurira nabi. Kwisomera nibyo byiza, kuko Imana aba ahari akadusobanurira. Reka nongere mbakundishe kandi mbakumbuze gusoma ijambo ry'Imana. Hari abantu bafite Bibiliya rwose batazisoma, ntayifite gusa kubera ko yabatijwe akanakomezwa, cyangwa se ko yabatijwe ariko kuvuga ngo aricara risome. Ni ukuri hoya, ibyo si byo. Kanguka, ni igitabo cyiza, ni igitabo kirimo n'inkuru nziza ziryoshye. Nuko Satani waba adashaka ko tugisoma, akaduhugenza, akatujyana hirya, wanabitekereza akakuzanira ibindi bintu kugeza ubwo cya kindi wari wateguye cy'umumaro akikwibagiza. Reka rero mbabwire ngo reka dushyiremo imbaraga turwane. Bibiliya iravuga ngo abo turwana nabo si inyama n'amaraso, oya, ahubwo turwana n'imyuka y'ahantu ho mu kirere. Ni imbaraga tuba turwana nazo zitagaragara, zikubwira ngo wisome ijambo ry'Imana. Hariya hari agafilimi, hariya hari ibiki, dore WhatsApp, dore social media zitandukanye, ukajya ukarangara ugashiduka akanya wari gusoma ijambo ry'Imana karangiye. Uwo ni Satani. Reka turwane, kandi Bibiliya irambwira ngo nitumurwanya azaduhunga. Biradusaba rero gutwarana, ukamenya ko niba utari gusoma ijambo kandi uri umukristo, kandi uri mu rugendo rujya mu ijuru, mu by'ukuri Satani niwe wabiguteye. Nawe rero umurwanya. Yego, hunga udapfa rero, hunga udapfa, hunga icyaha icyo ari cyo cyose. Icyo wita ko wowe cyoroshye ntabwo cyoroshye mu maso y'Imana. Reka twisomere. Narindimo mbereka ijambo ribereka ko, umva, nushaka abana banjye, kimwe mu kintu cya mbere nababwiye ko Satani abanga, kandi mbabwira ko mu kubanga kwe, ikintu cya mbere, ikintu aba agambiriye ni ukugira ngo azabashyire mu muriro. Noneho barawurebye kuri televiziyo, barawushaka kuri YouTube, barawubona, babona na Satani. Hari amafilime aba amugaragaza ukuntu, baramubona ukuntu ameze, barangije babona n'umuriro ukuntu umeze. Uyu munsi wa none nimubwira ati ibyo ngibyo Satani tayari arakubonye, arekerayo. Nibishoboka ukaba wakirisha umuntu ubwoba, ukamuhuza mu muriro, niko biri tubwiye. Bikore, bwira abantu ko nibadakizwa bazapfa kandi bagapfa nabi, bakajya muri Gehinomu bakababazwa by'iteka. Ntabwo uzaba ubateye ubwoba. Abantu uyu munsi wa none barashaka ngo ubutumwa ngo bwo kutabatera ubwoba, ngo bafite ngo za depression,
ngo ubabwire ngo ibintu ngo bibahumuriza gusa. Ya, ya, niwegera Kristo ukajyana imitwaro yawe yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe ngo nimunyegere musange ndabaruhura. Noneho ngo mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho ngo kuko umutwaro wanjye utaremereye. Ntabwo ari ukuvuga ngo niba ufite depression cyangwa ibibazo byinshi ngo baze baguhumurize gusa ngo birangirire aho. Ya, bagomba kuza bakakubwira sanga Yesu ari we ubibwira, ni umunyembabazi, ni umugwaneza, arakumva kandi aragira icyo akumarira. Ariko nyuma y'ibyo ugomba kugumana nawe, ukaba umugaragu we, ukamwigiraho, ukikorera umutwaro we, kuko ngo umutwaro ntuwemereye. Mu by'ukuri ntabwo uremereye, kuko iyo tugereranyije ibigeragezo duhura nabyo, ngo wenda twabaye abakristo cyangwa iki, n'ibitero Satani atugabaho, tukabihuza n'uburyo Satani atwaje igitugu abantu be, uburyo abagoye, uburyo abaruhije, uburyo bataryama, uburyo barara bicaye mu tubyiniro, uburyo barara bicaye. Satani ni mubi. Hari n'abaha amafaranga akababuza kuyarya, akababuza kugira gute, ni mubi, abatwaje igitugu. Ariko Kristo we, nubwo amategeko yo muri iki gitabo hari igihe asa nk'atugoye, ariko ni ukuri ntabwo umutwaro uremereye, abatujyana heza. Iyo wabishoboye, iyo washoboye kubabarira umuntu waguhemukiye by'ukuri akakubabaza cyane, wumva aribwo ugize amahoro kurenza cya gihe uvuga ngo sinzamubabarira. Iyo urimo kubigerageza birakugora, n'iyo uri kumva abantu babikubwira wumva bidashoboka, ariko iyo wabishoboye, kandi nta kintu ajya dusaba atadushoboza, biba bidusaba gutera intambwe gusa. Okay, reka rero dusome iri jambo. Ndagira ngo mvugane nawe wowe ukinisha icyaha. Hari ukwihana ibyaha, ariko kandi Bibiliya niyo igenda itumenyesha, itubera indorerwamo. Ni indorerwamo, urasoma ukajya kumva ngo ibi n'ibi ngo ntabwo ari byiza, ngo ubikoze ngo bizagenda gutya, ukabitekereza ugasanga nawe urabikora, cyangwa se bimeze gute, ukora ibisa nabyo, ugatangira ukabyibazaho, ugasenga ukavuga ngo Mana binkize imbaraga zo kubireka. Ariko utasomye, ni ukuri hari ibyo mu rusengero batazavuga, ubibemo utazi ko ari icyaha. Ariko nusoma Bibiliya yonyine n'Umwuka Wera, bazakubwira ibyaha biranditse, bazakubwira ibyo Imana idakunda, bazakubwira iyo umuntu akoze icyo ukuntu ireyakitinga, byose birimo. Ubimenye, ubigenderemo, ugendere mu nzira ye. Reka twisomere abantu bakinishije ibyaha barangije. Abantu bakinishije ibyaha icyaha kinoroheje barangije bararimbuka, barapfa, bahita bapfa kandi bari mu gakiza. Rinda agakiza kawe, rinda kumenya Imana wahawe, kuko wabyamburwa. Ni umugisha wagize kuba uri umukristo, kuba witwa umukristo. Muri ibi bihugu hari abantu rwose batemera ko Imana iriho, barahari batemera ko Imana iriho. Hari umuvandimwe wacu ejo bundi wari urimo kutubwira uburyo arimo kwiga ngo ishuri rya religion, naza kubikurikirana we araza kubyumva, turi gusenga n'abandi bene data. Hanyuma atubwira uburyo ngo hari aho yarimo akora stage, aho hantu ahabona umwana yari afite akatajeri karimo ibitabo byinshi byinshi, harimo ibya Iminota arimo kubisoma n'ibindi bitabo byinshi. Hanyuma ngo Bibiliya yarayitaye ngo hirya ngo muri puberi, mu bitabo byo kujugunya. Hanyuma aragitora, baramubwira ati iki gitabo kuki wakijugunye? Undi aramubwira ati icyo gitabo ndacyanga, icyo gitabo ndacyanga, kibamo ibintu byo kubuza abantu umudendezo, kibuza ibintu byinshi. Urumva, kino gitabo rero kibuza ibintu byinshi. Hari ibintu byinshi kibuza kubera ko ari bibi, kubera ko nta mumaro, kubera ko byakujyana mu ngeso mbi, kubera ko byakurimbura. Ariko kandi ibyo ngibyo kibuza ibyo kamere ikunda. Niyo ntambara turwana. Hanyuma ndagira ngo nkubwire ngo nubona uri gusoma ukabona birebishye, uzamenye ko ari Satani. Senga ubwire Imana ngo mpa kumva ijambo ryawe, mpa kurisobanukirwa, mpa kumva biryoshye. Hanyuma ubisengere unabikora, bizakunda. Hanyuma impamvu abantu bacyanga nuko kirimo ibintu byinshi bivuze, ariko nkwibutse ko
nyir'ururembo, nyir'ijuru, nyir'ubu bwami, nyir'igihugu yatubwiye ko inzira ijyamo irafunganye kandi ngo abayinyuramo ni bakeya. Gufungana ni ukuhe? Ni amategeko arimo hano aba ataryoheye umubiri kuyubahiriza cyangwa na kamere, ariko iyo tuzi neza aho tuva tukamenya n'aho tujya, uretse tuzasoma n'agatabo k'umugenzi, mumenye neza umukristo yari arimo kuva mu gihugu urimbukiro. Niyo mpamvu ibintu byose byashatse kumusubiza inyuma. Yagiye agira intege nke, ariko yibukaga igihugu urimbukiro agakomeza urugendo nubwo rutari rworoshye. Impamvu wirirwa uvanga bino bintu, ukavanga agakiza n'ibyaha, utazi iyo uva, nta nubwo uzi aho ujya. Igihugu tujyamo ni cyiza, ntabwo uzi ubwiza bwacyo, niyo mpamvu utarimo guharanira kujyayo. Hanyuma aho tuva ni mu muriro utazima w'iteka, ntabwo uhazi. Niyo mpamvu ugikina n'ibyaha. Reka gukina n'icyitwa icyaha, reka gukina n'icyitwa icyaha. Ubutumwa butandukanye abantu barabwumvishe, bw'imigisha, bw'ibiki, ariko ubutumwa bw'icyaha ntabwo abantu bakibuvuga. Reka tubuvuge, Satani nashaka turwanye, ariko nzi neza kwiturwanirira imurusha imbaraga, nta kintu azadutwara. Ibitero ari kubigaba rwose, ndabizi. Inama ziri guterana ikuzimu kugira ngo zituzimye, ziducecekeshe, tugakora videwo ku ifunguro bikanga, ibintu bikaba ibibazo, ariko Imana yo mu ijuru ikabikora. Ndagira ngo nkubwire wowe ukurikiye iyi videwo cyangwa se uri kudukurikira kuri uyu murongo, menya ngo Satani ntabwo yishimiye kurimo kubyumva bino. Hari ibindi ashaka ko wakabaye wumva ndetse uha agaciro, kubera ko azi neza ko ubugingo bwawe bushobora guhembuka cyangwa bugakira. Kandi ubugingo bwawe nibuhembuka, n'umubiri wawe uzaba muzima. Yesu yaravuze ngo mushake ubwami bwanjye no gukiranuka, ibindi byose muzabyongerwa. Byose ukeneye arabizi ko ubikeneye, kandi yabiguha, arabishoboye, azanabiguha. Ariko reka ubugingo bwacu bubanze buhembuke. Reka noneho dusome ibyakozwe n'intumwa. Reka tubanze ibyahishuwe ibice 22 umurongo wa 15. Tujye mu byahishuwe ibice 22 umurongo wa 15. Havuze ngo iki? Haravuze ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Wabyumvishe? hanze ni hehe? Mu itanura ry'umuriro, muri Gehinomu, mu itanura ry'umuriro, ya nyanja yaka umuriro. Ubwo tuzagaruka tureba nanone umuriro. Ndabizi neza umuriro. Iki gitabo hari amagambo menshi bazakuramo kugira ngo bakunde barimbuze isi. Abakristo batasomye Bibiliya ntabwo bazamenya ko umuriro uhari, ntabwo bazamenya ko ubutinganyi ari icyaha, kandi Bibiliya irabivuga. Ibyo byose bazabivanamo. Ibintu byose bibabangamiye babwenge bw'isi, ibintu byose bibangamiye abanyakamere, abanyamubiri, abantu badakunze Imana, bazabivanamo. Ndakwingingira gusoma Bibiliya ibi bintu byose batarabikuramo. Nutangira kuyisoma barabivanyemo, ndakubwiza ukuri uzarimbuka, kuko hazaba harimo ibinyoma gusa. Naho Gehinomu bayivanamo, ntabwo izaba ivuyeho, izaba igihari. Ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi. Hahandi nyine muri Gehinomu, hahandi hanze, hahandi habi, hazaba inkozi z'ibibi, abarozi, abasambanyi, abicanyi, abasenga ibishushanyo. Ibyo bintu byose turabizi ko ari bibi. Ni ukuri n'ubirimo arabizi neza ko ari bibi. Ahari wenda abuze imbaraga zo kubivamo, cyangwa se arabikora bikunze, azirengera ingaruka. Hari umuntu ukubwira ati ibi sinabireka, niho wagira ute. Hari n'undi ukubwira ngo Mana umfashije ibi bintu bikamvaho, ibi bintu nkashobora kubireka, ibintu nkazabivamo, nagushima. Ariko umuntu wese ubirimo, kubera ko ijambo ryambwiye ngo azandika amategeko ngo ku nkingi y'imitima yacu. Burya umuntu wese uri mu cyaha abizi ko ari kibi, abizi ko ari mu bitari byiza, nuko wenda imbaraga zo kubireka cyangwa se no kwihagarara akavuga ati ntacyo bivuze, ntacyo bitwaye, sinabireka.
ibyo ngibyo, ariko ababizi ko ari bibi. Ibi ngibi rero abantu barabizi ko ari bibi, ndetse ushoboye kubyirinda rwose arabyirinda: ubusambanyi, ubwicanyi, gusenga ibishushanyo, kuroga. Umuntu wese rwose ukora ibi ngibi aba abizi ko ari bibi, yanapfuye rwose atihannye yarimbuka. Ariko reba aha ngaha, akareka nkatindeho, ngo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Ushobora kubeshya bigutunguye pe, kwa kundi abana b'Imana udashobora kubura ikigusitaza. Ibyaha warabiretse uritwararika, ariko ugakubitana n'umutego ugasitara, ukabeshya utabiteguye utabigambiriye. Ariko icyo gihe iyo bibaye urihana, uhita uhinda umushyitsi ukihana ugasaba Imana imbabazi. Ariko noneho ngo umuntu ukunda kubeshya akabikora, umuntu wabigize akamenyero, cyangwa se umuntu uzi ko ntacyo bitwaye, umuntu wumva ko ntacyo bitwaye. Reka nkubwire, niba ukunda kubeshya, cyangwa se shyiraho na twa tundi tundi ukora wowe wibwira ko ntacyo dutwaye: gushyushya inkuru z'umuturanyi, kuvuga ibyo utazi, na bya bindi byose, no kurakara n'iki. Gusa Bibiliya ivuga ko nunarakara hari ikikurakaje, izuba ntirikarenga ukirakaye. Ariko n'ibindi byose bibi, bya bindi wita ko byoroheje, niba kubeshya byatuma urimbuka. Kubeshya ni ikintu gikomeye burya, nubwo abantu bazi ngo ugeze hehe, umuntu mwahanye gahunda akakubaza ngo ugeze hehe, ngo ndi mu nzira kandi ukiri mu rugo, ngo ndi mu mujyi kandi uri Kimisagara. By'ukuri. Kandi warangiza ntunihane, ugakomerezamo, ibintu bigahuriramo bikarangira. Kandi uri umukristo, uzajya ku igaburo, uzajya kurya ukarisitiya, warabatijwe, uri mu rugendo rujya mu ijuru. Oya, ndakubwiza ukuri, uri mu nzira ngari ijyana abantu kurimbuka. Nubwo uri kwibwira ko uri mu ijuru, zinuka icyaha, udapfa. Hunga icyaha icyo ari cyo cyose, kuko cyakurimbuza. Icyaha wowe wita gito, ntuzi ingaruka gishobora kuzana. Uzi ko ushobora kubeshya ukarimbura abantu benshi. Uzi ko ushobora kubeshyera umuntu bakageza ubwo bamwica, wowe wabeshya akantu gatoya, kandi kukagarura bikakugora. Icyo ngicyo rero nicyo twari turi kuvugaho. Mvuze kubeshya kuko abantu benshi barabikora kandi bakumva ko byoroshye. Nawe shyiraho na twa tundi wowe wita ko ari dutoya. Reka rero dusome mu Byakozwe n'Intumwa, turebe abantu babeshye. Nyamara gukizwa nabi, wa mugani ngo bitera umwaku. Ushatse wakibera umupagani ukerura, aho kugira ngo ukizwe nabi ugende ubivanga, nguwo niwe usenga, nguwo arabeshya, nguwo ariba, nguwo atanga ruswa, nguwo agira gute, nguwo ni umunyamagambo, nguwo arabeshyera abandi, n'ibindi n'utundi tuntu wowe wumva ko tworoheje. Satani yadukoreramo akakugira igikoresho cye, akakurimbura. Abangaba babeshye ntibabe babyiteguye. Niba ari ibiki simbizi, bari abakristo, barakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza. Niyo mpamvu nkwinginga ngo urinde agakiza kawe, rinda agakiza wahawe, kuko wakamburwa. By'ukuri wakamburwa. Hariho abantu babeshya ngo Yesu ngo yaradupfiriye rimwe, ngo byararangiye, ngo ubugingo bwacu ngo buhishanwe ngo nutaburinda ngo uburwanire, uzabwamburwa. Kuko Satani nta kindi ahiga n'ubugingo bwawe rwose. Niyo ari kugira byinshi akubuza akakunaniza, aba agira ngo ahige ubugingo bwawe. Reka twisomere mu Byakozwe n'Intumwa ibice 5 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 11. Ibice 5 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 11. Wumva abantu bakinishije kubeshya bagahita bapfa, bakahita banarimbuka, kandi bari abakristo. Bazize icyaha cyo kubeshya, batazize kuroga, batazize kwiba, batazize kwica, batazize ikindi kintu wowe wumva ko gikomeye.
ngo hariho umugabo, ibya Ananiya na Safira. Hariho umugabo witwaga Ananiya hamwe n'umugore we Safira. Agura isambu agabanya ku biguzi byayo, umugore nawe abizi. Maze azana igice agishyira intumwa. Petero aramubaza ati, Ananiya, ni iki gitumye Satani yuzuza umutima wawe kubeshya umwuka wera, ukisigariza ibice by'ibiguzi by'isambu? Ukiyifite ntiyari iyawe? Kandi umaze kuyigura ibiguzi byayo ntibyari ibyawe ubyigengaho? Ni iki gitumye wigira inama yo gukora utyo? Si abantu beshye, ahubwo Imana niyo ubeshye. Ananiya abyumvisha atyo aragwa, umwuka urahera. Ababyumvise bose bagira ubwoba bwinshi. Nuko abasore barahaguruka, baramukubira, baramujyana, baramuhamba. Hahise nk'amasaha 3 umugore we arinjira atazi uko byagenze. Petero aramubaza ati, mbwira, mbese ibi biguzi nibyo mwaguze isambu? Aramusubiza ati, yee, nibyo. Petero aramubaza ati, ni iki gitumye muhuza inama yo kugerageza umwuka w'Umwami Imana? Dore ibirenge by'abamaze guhamba umugabo wawe bigeze ku muryango, nawe barakujyana. Muri ako kanya amugwa ku birenge, umwuka urahera. Ba basore binjiye basanga amaze gupfa, baramujyana bamuhamba hamwe n'umugabo we. Itorero ryose n'ababyumvishe bose bagira ubwoba bwinshi. Amagambo y'Imana. Ibi byabayeho nyuma y'uko Yesu agenda. Bagize ngo ibingibi byakozwe ku ngoma ya Yesu. Mu by'ukuri uyu mwuka wa data wari uri muri aba bantu n'uyu munsi wa none uracyahari. Ni uko uyu munsi wa none abantu barawucecekesheje, mbese barawufata bawushyira ahantu, bawuhereza disipurine, umwami nawe arabihorera. Niyo mpamvu ukora ibyaha umva ukajya mu rusengero ukicara nta kibazo ufite, nta n'ubwoba. Ariko ndababwiza ukuri, uyu mwuka wari uhari n'uyu munsi niwo ugihari. Iyi Mana idakunda kuba akazuyazi no kuvanga, no ishaka ngo ukizwe ugendemo neza, uyu munsi niko ikiri, ntibigeze ihinduka. Ahubwo ijambo ryarambwiye ngo urabikora nkakwihorera, ukagira ngo mpawe nawe, ngo ariko umunsi umwe byose nzabishyira ku mugaragaro. Niyo mpamvu nkwinginze kugira ngo utinye icyaha n'igisa nacyo, kuko Imana naho abantu batakubona, naho abantu batabimenya, ariko Imana yo mu ijuru irakureba, ishobora kukurindira umunsi warangije uru rugendo rwawe, bikagusanga hariya hirya. Ariko kandi ishobora no kukwanika, dore ukiri nyine ahangaha, ikabishyira ahabona. Niyo mpamvu nkwinginze kubw'imbabazi z'Imana, uzinuke icyaha n'igisa nacyo, n'icyo wita ko ari gitoya ntabwo ari gitoya mu maso y'Imana. Soma Bibiliya umenye icyo Imana ivuga n'icyo yanga, nuko ishaka ko tubaho, nuko ishaka ko twitwara. Hanyuma aya ngaya ni amategeko agomba kutugenga, akazaduherekeza akatugeza mu gihugu cyo mu ijuru. Imana izadushoboza kuyubahiriza. Ndabashimiye, tuzagaruka noneho tureba umuriro. Burya abantu impamvu bakina n'ibyaha nuko batazi umuriro ubategereje. Umuriro urahari kandi amategeko y'Imana tugomba kuyubahiriza yose. Ijambo ryarambwiye ngo ugomba kuyubahiriza yose, kuko wavuze ngo ntugasambane, niwe wavuze ngo ntukice, nta na rimwe ugomba gusuzugura. Usuzuguye rimwe, Bibiliya iratubwira ngo uyacumuye yose, kuko uwayavuze ari umwe. Reka dusenge Imana, tuzagaruka ubutaha. Imana ikomeze kubana natwe mu izina rya Yesu. Shalom shalom, turabakunda. Reka dusenge Imana, ariko tubibutsa ngo mukomeze mukurikire ibiganiro biri guca hariya, kuko birafatanya n'ibi ngibi. Turi mu murongo umwe kugira ngo dukanguke, tumenye ibyo tutari tuzi.
hari umubyeyi afite ubutumwa yahawe ari mu ishuri, sinzi niba abamukurikiye mwarabyumvise ko yavuze ngo ntabwo yigeze ahura na Yesu ari gutanga imigati cyangwa ari gutubura amafi. Niba we mwarahuye ari gutanga imigati cyangwa ari gukiza abarwayi, akaba aragukije ukaba uramukurikiye, cyangwa akaba agukemura ikibazo, cyangwa akaba arakumaza inzara ukaba uramukurikiye, mwahuye ari gutanga imigati. Ariko hari abandi bahuye ari ku musaraba. Uriya mubyeyi bahuye ari ku musaraba, arangije ari muri koma ubwo kwihangana mu bigeragezo yari arimo, aramutwara, agira ibyo amwereka, agira ibyo amusobanurira. Hari amagambo menshi hano dusoma ariko tutazi neza ubusobanuro bwayo. Niyo mpamvu Imana ijya yereka bamwe muri twe, ntabwo yadutwara twese ngo ijye kutwereka, ntabwo yatwereka twese, ahubwo yereka bamwe, kuko n'ubundi iyo baje bakatubwira, abumva barumva. Kandi humva umeze gute? Humva n'ubundi usoma ijambo. Bibiliya iratubwira ngo ntimugahinyure ibihanurwa, ahubwo mubigenzuze ijambo. Niyo mpamvu ukwiye kumva, njyewe nemera amayerekwa, kuko igitabo cy'ibyahishuwe ni amayerekwa, na Daniyeli yagize amayerekwa. Ahubwo ko hari igihe Satani nawe ashobora kwereka abantu, n'abapfumu barerekwa, n'abaki barerekwa, uzabitandukanya ute? Niyo mpamvu nkwinginga ngo umwana w'Imana, wowe wenyine n'ubugingo bwawe, ubugingo bwawe burakureba, niwe wenyine ukwiye kububera amaso. Mama wawe, abavandimwe bawe ntabwo bazabubera amaso. Bagusunika mwafashanya mu rugendo, bakubwira ariko kizwa, senga, gira ngwino tujye gusenga, ariko aho ngaho ni wowe ugomba kububera amaso, kuko umunsi wavuye muri uyu mubiri uzagenda wenyine. Ukwiye kubyitaho wenyine ku giti cyawe ukabimenya. Kandi ababyeyi mbibutse, mwigisha abana by'ukuri, mubatinyisha icyaha, mubabwire ko kurimbuka kuri imbere yabo. Imana izabibabaza nimutabibabwira. Mwe kurangara, mwite ku bana kuva ari gatoya, umwigishe kugeza ari mukuru, handi baba batineja, ariko azumva kubera Imana. We mubwire, Imana izikorera. Mubwire abantu bose ko umuriro uhari kandi ubategereje, mureke dukizwe kugira ngo tutazarimbuka. Kandi twaragize amahirwe yo kumenya gusoma no kwandika, ndetse tukagira amahirwe yo kumenya Imana, kuko hari abatayizi. Bagize amahirwe nk'ayo wamenye, by'ukuri bahunga uriya muriro ugurumana, bawuhunga. Niyo mpamvu wowe wagize amahirwe yo kumenya Imana, ukamenya Yesu, ukaba wenda waranagize amahirwe yo kumubona mu buzima bwawe, hari icyo bikoreye abantu bari bananiwe cyangwa iki, mukomereho, hanyuma urinde agakiza wahawe, urinde ayo mahirwe wahawe, kugira ngo Satani atayakwambura. Shalom shalom. Reka dusenge Imana, hanyuma maze dukurikire ibiganiro dushyira hariya, kandi mukore ku nzogera mubone ibiganiro byose ako kanya. Hari ibyo tudahita twohereza mu gikari, ariko tuba twifuza ko mwabibona. Hari ibyo kandi ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana, mugaragaze reaction, mugaragaze ko turi kumwe, ko muhari, ko mwadukurikiye. Ushyireho comment niba hari akantu wumvishemo kuva karagufashije, ukabona wenda urabikunze, ukabona andika, ko ndabizi neza. Kandi nshimira abantu bari gusharinga ku bandi, nshimira abantu bari gupostinga bino biganiro, abantu bandi bakabikurikira inshuti zabo. Uwo muntu naza kugira ngo agifungure, kuko wenda atatangiranye natwe, arareba se ibi biganiro ko abantu batanditseho, ubundi ubu babikunze, ugasanga nawe acitse intege. Ariko niba wacyumvisha ukumva kiragufashije, andika, gira ikintu wandika, gira ikintu uvuga. Kandi ndashimira abantu rwose nohereza bino biganiro bakaduhereza courage. Ndashimira abantu badusengera, ndibutsa ab'ingenzi turi kumwe kugira ngo bakomeze basenge, kuko uyu murimo ntabwo Satani awukunze habe na gato. Yashakaga twigumire mu bintu by'ikigari, Yesu azaze turangaye, turi mu bintu by'ubutumwa butatwihanisha, ubutumwa buri aho ngaho oya, ntabwo abikunze. Mureke dusenge, kandi ab'ingenzi ni ukuri mudusengere, kandi musengere uyu murimo, Kristo azabaha umugisha. Murakoze, reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, wowe wera kandi ukiranuka, uko wari uri kera n'uyu munsi ni kuri, kandi ni ko uzahora iteka.
twumvisha amagambo yawe yo kuduhugura ndetse no kutwibutsa ko dukwiye gutinya icyaha n'igisa nacyo, kuko abanyabyaha n'inkozi z'ibibi, abatarumviye ijambo ryawe, abataragendeye mu murongo wawe, ni ukuri hari umuriro ubategereje, hari gehinomu ibategereje, ko tuzagaruka tuyireba nayo. Mwami, amagambo yawe waravuze ngo ntabwo hashobora kuva ngaho kugira haveho n'inyuguti imwe, isi n'ijuru byavaho. Reka tubyitondere kandi tubyiteho mu byo dukora byose, mu mirimo ya buri munsi, ibyo dushaka ubuzima, turi mu tuzi dushakisha, turi mu buzima bw'inaha, mu buzima butugoye, mu miruho myinshi itandukanye, ariko tugerageze twibuke ko nyuma y'ubuzima hari ubundi, kandi umuntu atazi isaha n'umunota, ahari umuntu yabaho uyu munsi ariko ejo bikarangira. Reka tube maso, twitegure kugira ngo tuzagusanganire kandi ntituzakorwe n'isoni, kugira ngo Satani ntazatubone na rimwe, ahubwo Mwami azaduhombe kugira ngo tubashe kubaho tunezerewe mu buzima bwa nyuma ya hano. Ndagushimiye, uhabwe icyubahiro. Nsengeye abadukurikiye bose kugira ngo Mwami ubasure, ubuzuze umunezero wo gusoma ijambo ryawe, urukundo rwawe rugwire muri bo, amahoro agwire muri bo, ukomeze kubarinda, ubarindane n'ababo, kandi ukomeze kubasura cyane no kubaganiriza, kugira ngo turusheho kwitegura muri uru rugendo, tube maso. Ubwo uzasanga turangaye ukadusiga nka ba bakobwa 5 b'abapfu. Urakoze, ngaho nuhabwe icyubahiro none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen.